Yamanda? Okay. Can I speak with them? No. Let's try my English. It's broken, but I can try. So my name is Godfather. I'm going by the name Godfather. I'm a host on X right now. So we are discussing about your employers, the people who was working on your restaurant. So we want to know what is going on your restaurant with these girls you didn't pay. Can I say use the number of our lawyer? No. Can you talk about it real bit? So what is going on? We want to know. No. The issue is being handled by the lawyer. What do you mean the issue is being handled by the lawyer? Let me text you the number of the lawyer. No. Wait a second. Manager, I understand, but exactly what is going on? Because is the lawyer the manager of the hotel or the restaurant? So you are a manager. Like you can tell us a little bit, then you can send us to the manager. Why did you handle this problem to the lawyer? Godfather. Manager arankwibye ntabashaka kuvuga. Kumva nkubwire Godfather. Kuri ingofero. Nukuri niba hano hari inzego mubabarire. Kuri ingofero man. Yeza naho. Jesus Christ. Ntabwo dufite inyandiko yareba inspector ku buryo wowe uyobora restaurant unanirwa kwivugira ngo lawyer se abaroya nibo bavugizi no abaroya bajya mu rukiko ubusa ubyiboneye Godfather badusha vugisha na boss muhige ku ngufu tumubone Okay, anatanda reka nakire Keminike mbere yuko twakira ndabahigisha urika murongera mamagare boss. Keminike fata ijambo mbere yuko mamagara boss. Samu nagusuhuje Mungu wangu. Fata ijambo nabwikirije Godfather. Keminike uranyumva? Keminike ashobora kuvuga arimo kuvuga Samu Kabera. Ariko nta Keminike urahari. Nari mpaye ijambo Keminike. Keminike birashoboka ko nta network afite. The mic is open ariko ntabwo tumwumva. Okay, Keminike Samu mara kugaruke utwangira yamanutse ya. Samu vuga. Kanifata ijambo njyewe tayari. Mwanyumva jewe? Muranyumva? Yego turakumva Samu. Okay. Murakoze cyane. Reka mbasuhuze Godfather n'abandi bose na Oswakimu na Keminike n'abandi bose bari kuri ino space. Hari ikintu Oswakimu yaravuze mu kanya, abanyamahanga bafata abanyarwanda nk'ahari turi ibigoryi. Bumva ko turi abantu bo kuza gukoresha, bamara kubakoresha bakazabahiriza ibyo babonye, cyangwa se bakumva yuko tutanasobanukiwe n'uburyo twajya kwivugana mu mategeko. Nanditse muri comment ndavuga nti Godfather hari indi company nzakubwira ubwo nayo izabitahiwe kuko ndi kubona buri ikigo kiri mu kugenda kigira umunsi wacyo, nayo nzayikubwira kuko nayo twarayikoreye yaratwambuye. Ariko nshimira cyane Oswakimu, buriya ibibazo bahuye nabyo aho bakoreraga nibyo byampaye isomo. Njyewe banyambuye amezi 2, nta muntu ushobora kuzankoresha ngo anyambure bikabije byaba ukwezi kumwe, byakabya cyane bikaba amezi 2. Kubera iki? Rwose nihanganishe nabo bagenzi banje bihangane. Kuba umukoresha ashobora kukubeshya ugakomeza gukorera ku cyizere wizeye ko ejo uri buhembwe, buri muntu wese byamubaho. Umukoresha arakubwira ati ari nijya kubwira tubundi kuri banki ndimo ndakora amatransfer,
bimwe abikwereka mu ma SMS akakubwira ati transfer ubu zirarangiye ejo akaza akakubwira ati ubu habayemo ikibazo tubungiye kuri banki kongera kureba ikibazo cyavutse ukaba wakora amezi 2, 3 na 5 n'umwaka ugashira. Hari abakozi usanga banakorera mu kazi kabemerewe na kuba bagira ukundi kuntu babona udufaranga ku ruhande nk'izo za tipu n'iki, niwe ushobora gusanga umuntu ashobora kugeza mu mezi 10 arenga. Hari bagenzi banjye baba mu bitangazamakuru uyu munsi barimo gushaka kujya mu nkiko, usanga nk'umukozi yarakoraga nk'ibihumbi nka 300 ariko ugasanga uyu munsi umukoresha bamurimo nka miliyoni 8 barahari. Numva rero ibi bintu rwose muzajye mudufasha tubihagurukire ku buryo umushoramari uzageza gushora imari mu Rwanda azajya avuga ati abanyarwanda kubambura ntibishoboka. Numva aribyo byazaba byiza, naho ibi ngibi byo numvise uriya mu manager harimo no kwihenura ngo nibavugane n'umuroya. Ese abantu iyo bazaga muri resitora bakagira ibibazo cyangwa se amafunguro batanze bayashimye, yaravugaga ngo nimuvugane n'umuroya mumushimire. Murakoze cyane. Sorry, none uri muranyumva? Turakumva. Ari ikintu ngiye kuvuga, mwarimu murimo murabaza manager, ariko buriya ndagira ngo bibutse ko buriya manager nawe usibye kuba yakubwira nta kindi kintu wamwitegaho kuko ntabwo yavuga mu izina. Abantu benshi bajya bakunda kutwambura, ngiye mpita mbyumva cyane kuko anyohereje voice note mpita numva uburyo bambuwe, numva ni ibintu birenze. Buriya n'ibindi bintu mugomba kuzigaho cyangwa n'abantu bagomba kureba, usibye ko ibi bintu byose ngewe nabishyira kuri RDB ishaka kuba itanashyiraho n'amabwiriza nyine agenga abantu bagiye gufungura business. Mu gihe uvuze umukozi niwe umwambuye, usibye kuba none se umukozi wamwambura 400 akajya gushaka umuroya w'600. Niyo mpamvu usanga abantu bamburwa amezi 6, 10 akavuga ati n'ubundi njya gushaka umuroya mu mijyane mu mategeko y'amafaranga yanjye yose azashiriramo birangire n'ubundi ntacyo mbonye, kuko n'ubundi ntabwo wabona umuroya w'amafaranga makeya. So niyo mpamvu bigenda bikagira amafaranga bakagira amezi menshi nta muntu n'umwe urabishyura. Ikindi aba bantu mureba, hari n'abandi bantu genzi bambura abakozi, hari n'indi trick isigaye yaraje cyane cyane nuko abangaba nyine bagerageje kuzamura voice yabo bakabivuga. Hari abandi bantu batajya bavuga, abangaba ngo ni choose Kigali, nuko babo niba bambura abakozi, hari n'abandi babambura, hari n'abandi bitwaza. Ugasanga umukozi niba urugero umukozi abakiriya bamugendanye 10,000, mu gihe umukozi ayo mafaranga atabashije kuyishyura iryo joro, umukozi cyane cyane ngenda avugira cyane cyane nk'abana b'abakobwa, umukozi ugasanga mu gitondo babyutse bamukata 20,000 bagakuba kabiri. Sinzi na muri kumva iyo yishuko nibimeze. Umwana akagenda akamara iminsi 30 ari mideni y'ibihumbi 40. 40 rero niba ari wa mwana w'umukobwa akaba akorera aho hantu, n'iki kintu rero bizabimusaba. Umusore wese waje aho ngaho cyangwa n'umugabo wese ufite amafaranga uzamuha tip umwana mu rwego rwo kugira ngo abashe kugira expenses ze azikore neza nta kibazo afite, bizatuma ashobora no kwishora no muri bya bintu by'uburaya kugira ngo agire iki abone amafaranga cyangwa akemure bizuweze zibanze. So rero ibi ni ibintu byanakwiye no kujya mu maboko ya RDB. Nanubwo nge numva ko ari na restaurant cyangwa abantu bakora business bose, ibi ni ibintu byagakwiye kujya mu maboko ya RDB. Umwana niba akoreye ahantu afite contract y'amezi 3 akagenda akandikira RDB kuri website akababwira ngo dufite restaurant iyi turabakoze aba naba baratwambuye tumaze amezi 2 batatu. Ntabwo ari ngombwa ngo ibi ni ibintu bifite fact. Abantu bari ahantu bari barimo barakora, abantu bose barabizi ko bari bariyo. Umwana akoze amezi 10 imyaka 2 baramwambuye kubera icyo umwana ari ngombwa ngo ajye gushaka umunyamategeko bajye mu rukiko bajye kuburana, kandi byari ibintu bizwi bazi yuko nta peyo mayigeze baba bishyura umuntu. Ndumva rero ko bitagakwiye kujya muri side yo kujya kwirwa, kuko ntabwo urafata umuntu wambuwe amezi 10 ushaka gusanga nani 800 birimo ajye kwishyura umuroya w'400. Uwo mwana ubwo nyine naramuka atsinze urubanza azatwara iki? Ibyo rero
abatwumva abantu bashinzwe gutanga uburenganzira bw'ibigo bikora bashyireho system yo kuba umuntu mu gihe yambuwe yakoraga muri business abitanga bivuge ahasigaye bandikire nk'uko hari abavuze iriya hoteli iherutse gufungwa hari abavuze bakiriwe nabi biba ngombwa ko inzego zihaguruka zikajya kureba ikibazo nibahaguruke rero bajye no muri izo resitora barebe bandike banabaza nta mpamvu yo kujyana ngo mujye kureba isuku iri mu gikoni isuku iri mu bwiherero nimunarebe abakozi babafashe bate munamenye munagire n'icyo munakemura naho rero nibikomeza gutyo ngo umuntu ngo bazarindira yuko umwana inzara imwica arege bizahora gutyo ariko nta kintu bizakemura RDB n'abandi bantu bose batanga uburenganzira mu kugira ngo business ifungurwe nibo bagakwiye kuba intandaro no korohereza abantu bose bambuwe sinzi aho ngaho ngiye niyo idea nagira ngo ntange urakoze cyane urakoze cyane ko twakire umwe mu ba victime uwimana Delphine uraho muraho neza amakuru yawe nimero yawe nyihawe na n'umwe muri bagenzi bawe mwakoranye muri Chosen Restaurant niwo umpaye nimero yawe bimeze bite ndashaka kugira ngo tubwire ndi live ndashaka kugira ngo tubwire ikibazo cyawe giteye gite byagenze bite wambuwe gute natangiye gukorera Chosen Kigali mu itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 2022 yego ni kera ni kera hanyuma duhembwa neza ukwezi kwa gatandatu natangiyemo kwa karindwi tuguhembwa neza kwa munani dutangira guhembwa ibice kwa cyenda turayabura ubwo ni 2022 yego hanyuma birakomeza ubundi akajya duhemba niba uhembwa 200 akamuha 100 cyangwa 50 akakubwira ko kwihangana icyo gihe haza kugera igihe tumara nk'amezi 4 tutongeye guhembwa ubwo byari bigeze muri 2023 bamwe mu bakozi twakoranaga bananirwa kubyihanganira bajya kurega gushinga umurimo bari hashize amezi 4 tudahembwa n'igiceri na kimwe ariko mbere yaho inzu yavamo muri Kigali abana babenderwa kwishyura amazu babagamo y'amageto bahita bajya kurega ku muntu ushinzwe umurimo mu karere yagize ikibazo bizagenda neza agenda asigara ariko abo ngabo bambaye ahita birukana anabahemba amafaranga yabo barimo kuko nyine ntabwo bamureze gusa ahubwo nabo babishyizemo bimenyekanye agira uburakari arabishyura ariko twe dusigara tubwira ati mwihangane mugiye kubaho neza bagenzi banyu babaye ibigwari muze nta kibazo mugiye kubaho neza nanjye ndahaguma kuko guhera ayo mezi 4 sinigeze nyishyurwa neza yego hashize igihe ndumva byaratangiye mu kwa 9 n'ubundi atangiye kandi akagusaba noneho ko dusinyira amafaranga tuvuge nimba atatwishyuye ukwezi kwa 8 n'ukwa 9 akatwishyura mu kwa 10 agatatuga ngo dusinye ko atwishyuye kwa 10 y'amezi ya mbere ngo tuyirengagize iyo nk'icyo yavuyeho turangije twese twanga kujya dusinya amezi tugezeho ubwo tugasinya ayo twagomba kuba twarahembwiye asimba yego kugeza ubwo tugeze mu kwa 12 ndumva ariko duheruka kubona ayo amafaranga duheruka twayabonye mu kwa mbere ariko yari ukwezi kwa 12 yo umushahara mbese abakozi bose baheruka mungu wangu aya masaha wowe uracyakora ntabwo ntiyakora narahavuye guhera mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri urebye twatangiye kunanirwa kwishyura amazu nkanjye nabaga muri gesa ariko mfite famille Musanze kwishyura inzu byarananiye mpitamo gusubira mu cyaro nyine njyewe mpita ntaha ngenda nsabye konje nagiye ngiye muri konje mvuga nti konje nirangira yanjye nkaba mfite uburyo yampembye nzasubirayo ariko ntiyampemba ngumayo gushungumwa mu cyaro gusumba Musanze wowe wishyuza amafaranga angahe amezi akurimo n'amafaranga angahe
andimo kuba nahembwa 350 ku kwezi andimo amafaranga y'amezi 10 amezi ane yacagiye cya mbere n'amezi 6 y'uyu mwaka kuko twebwe twatanye kumurega ukwezi kwa 6 kurangiye ubwo n'ubwanga ubwo kwa karindwi ntabwo kubara ubwo natandata n'ande ane ya mbere n'ibindi bice yagiye asigaramo bihwanye n'ibihumbi 200 yose hamwe n'ibihumbi 370 nakora miliyoni 3,700 miliyoni 3,700 magana abiri yari yaransigayemo yaranyemererwaga uduce ngewe mbuze ahanga urakoze cyane ukoresha Twitter ntabwo nikoresha urakoze cyane nayifungure aze kuri space fungura Twitter shaka icyo bita X cyangwa aze kuri TikTok niba ukoresha kuri TikTok igenda urabona hari abantu hafi 400 bakurikiye TikTok naho uze urebe akaza muri Godfather maso ndashaka kuvuga ikintu kimwe ku byo Keminike yavuze. Keminike ntagire ikibazo amafaranga waba wambuwe yose ushobora igikuru no kumenya amakuru ari law firms z'abantu b'abasirimu zidakora mu buryo bwa gitindi. Igikuru no kuba rero dosiye bakabona yuko uwo mwambuzi azatsindwa kandi akaba afite ahashobora guturuka ibyo yakwishyura kuko nyuma y'urubanza nyuma y'urubanza abaho icyo bita irangiza rubanza. Ikibazo aba bakobwa amafaranga bambuwe nuriya mujyama wambuwe miliyoni 15,600 aranagara amafaranga yo kurekera abantu ngo irire oya ikindi gice uyu nguyu wasubiye mu cyaro biragenda bite ariko mu cyaro nta kibazo ariko ntabwo yego nakankumva gatana baramwambuye miliyoni 3.5 amafaranga bazumaze umwaka afata ayo mafaranga nawe uyafate wayajyanye muri banki barimo barakungukira nyika yuko bagakwiye no gushyiraho n'indishyu iyo n'indi ngingo uzi Keminike iyo n'indi ngingo rero twazaganira kugira ngo amategeko ahinduke nshya kereka uzi ko uri kuburana amahugu uzi kuza atatsindwa urumva ufite ibimenyetso nta kibazo ndakomeza mu kanya reka tubanza twumva uwo muntu reka twumve victime hano bamwita Grace nawe reka twumve kuko impamvu nashatse kugira ngo aba barenganijwe cyangwa aba bantu no bira amezi 10 reka twumve uyu nguyu mbere ko dutangira ijambo ku bandi ariko niba hano hari umuntu ndasaba waba victime bari he bari babandi ko ndaba bamanutse okay umutezi abantu bawe ugifungura mike ari ujimbwira amazina yabo hari utwa Theogene yaba ari muri victime yandike muri comment tuze kureba niba ari muri mama wa victime Grace ura amakuru yawe wanyita Godfather cyangwa ukoresha iryo zina niko nitwa ngwamagaye ndi kuri space n'abagenzi bawe abo bita umutesi n'abandi mwakoranye muri Chosen Restaurant amakuru yawe okay ngira wakoze muri reality byagenze bite rajya kumbwira abantu badukurikiye byagenze bite kugira ngo mugere aho yego tangiye kuhakora 2022 na kabiri yego
uba nanjye nakoreraga kuri Kigali tukaba nyine twari turi kwishyuza amafaranga kuko guhera mu kwa mbere ntabwo turabona umushahara ariko buri muntu wese kubera n'igihe yagiye ahazira ntabwo tunganya amafaranga baturimo buri muntu wese aba afite amafaranga bamufitiye bitewe n'igihe yaje kubera iki utakihakora ni uko byageze gute kugira ngo ureke impamvu ntakihakora ni uko nyine nabonye kutwishyura bigoranye mfata umwanzuro nyine wo kuba mpavuye kugira ngo nyine nishyuze ayanjye ariko kuva twatangira kwishyuza nyine ntabwo barayaduha waya masaha wowe bafata umwanzuro na bagenzi banjye muri bangahe mwavuye muri bane wowe bo muri karinari nyine bo mu gikoni twari bane abawita nabo ni nk'abane nabo wowe wishyuza amafaranga angahe wowe amafaranga wishyuza umushahara amafaranga utishyuwe ni angahe wishyuza ubu ngubu tuvugana ubu tuvugana ni kwishyuza miliyoni 2,200 ndapfuye miliyoni 2,200 amezi bandimo n'amezi 11 bagize ikivamo mwihurize muri groupe hari groupe bagenzi bawe ndabonye abari banyandikiye so nizere ko mwihuriza muri groupe mutabaze musabe abera mu umushahara wawe urakoze cyane nawe urakoze batwara ko numva restaurant nibayigurisha n'ubundi ayo mafaranga atazavamo yose barimo abakozi bro ira ni restaurant ibyo kurya by'amatibe muri restaurant ni 20,000 kuko abana babitubwiye ni restaurant ikora barakubwira ko bakira event y'abantu barenga 200 ntabwo ikibazo yego art restaurant ifite space ya art ikagira na restaurant wabyumvishe ariko bihangira akantu gato bivuga uragiye mbona iby'ingenzi abantu bari kubishyiramo kandi ikigaragara nuko uyu mukoresha ntabwo ari inyangamugayo azabambura kuko hari gap iri mu itegeko ni ukuvuga ngo iyo ufite ibirarane utahembye abakozi mu gihe cy'imyaka 2 habaho prescription yabyo ubwo nyine abakozi bagaheba nyine so ngiri kwasi nibuka neza izina rye ariko nabonye niwe n'ubundi bushize twabonye wunganirwaga na metre Gatete ubwo rero urabona ko ni ibintu azobereyemo harimo recidivisme harimo gusubira mu makosa amwe RDB rwose ibintu nk'ibi yaba umugenzuzi w'umurimo ni ibintu vraiment very cheap ku gihugu twavuga ko ari rule of law state rwose birababaje cyane kuko umushahara w'umuntu ni ntavuye ya abe ngo imyaka 2 isubiramo no kuba ngo hashize imyaka 2 n'amafaranga babahaye bashaka kubiburizamo nyine bikarangira ntayo babonye burundu Godfather urimo kuvuga ariko nta muntu noneho ndimo kumva network kanjye ubwo naringize ngo uri kunyumva osaka wowe nakumvaga negereje ko bagusubiza ndaheba ubwo nanjye ubwo byaye binshanze abe urimo uranyumva abe niwe wagize ikibazo umenya ariya umva mbwire Kevin Godfather ndabona iwe hari utuntu tunyeganyega nkaho arimo kuvuga cyangwa se buriya umuntu arimo guhamagara I don't know
ariko ndakumenyesha ko itegeko ry'umurimo dufite ubu ngubu rishyira ku ibere umuntu witwa umukoresha buranakureba kwirukana bakurenganyije imerekezo uhabwa bibaye amezi menshi n'atatu kandi biterwa imerekeza n'amezi atatu iyo bamaze igihe gito imerekeza n'ukwezi kumwe itegeko bararivuguruye maze umukoresha bamushyira ku ibere ikahava ntabwo nariteguye ngo ndisome kuko kiriya gihe twaburanaga I was so interested mu mategeko y'umurimo n'ubu ngubu nshatse nabyusiye dosiye ngo ngira ngo abe expert ariko umuntu witwa umukozi ewan ubu muri iyi minsi ni umunyantege nke ariko aba bakobwa n'uriya mutaramu baberemo 15,000 bari kuri ku ruhande rufite imbaraga umwambuzi buriya ni umuntu ucitse amazi ku rwego dushobora kumva amamiliyari y'abatunze yose ni umuntu iyo muhuye mu rukiko uramushonda kakahava kuko azi igihe ugarurizamo psychological ukavugira ati yewe data we ni wowe mbese turi kuburana yenda kumva ikintu kibabaje aha masaha niba mubabarire mu nyumvire nk'uyu mwana w'umukobwa wahise ufunga imizigo agasubira mu cyaro ariko akagenda bamurimo miliyoni zingana kuriya tugaruke gatoya niba umuntu ashobora kwiga baratubwira sinzi uburyo ari kubyumva Keminike bisobanuye neza ariko this must stop ibi bishobora guhagarara none se wasobanurira agakorera miliyoni zingahe agasubira mu cyaro nta n'inkweto afite nyine biterwa nk'uko yaje umva Godfather yararaye amashuri akora umva ntekereza ko ibingibi urabona Oswald yes hari ibintu muri kuntwara ibyo yo kujya kubatwara mu nkiko aba bana bakeneye oya reka mubwire umva ubutabera ni bumwe butunganye nta bundi buca mu nkiko ariko nakubwiye n'ubutabera butanditse icyo bita nuza unconventional methods uriya mugabo bashobora RDB iramutse ihagurutse ishobora kujyaho igasanga hariyo n'ibindi bibazo bikomeye kuko umuntu utita ku bakozi sinkamya ko na standards zindi zitegekwa na RDB azubahiriza nibi I'm supposing I'm assuming urumva wahabwa customer ubuhamya nimwabwumvise cyangwa musubize ijambo bano bakobwa barahari ngo babisha tipe y'ibihumbi 50 mu gihe nako bakiriye event utwadagira mvaga mwimvaga tukumva batari cyo nakubajije abita umuheruka arimo kutubwira amategeko nahoze babwira yuko nyine batabikoze vuba kandi mu buryo bukurikije amategeko n'ubundi bamwe bazajya bavamo batishyuwe kandi bagomba kwishyira hamwe bakabigeza ku mukoresha ku mugenzuzi w'umurimo kuko inspectors baba kuri level y'akarere kandi buri karere kagira umugenzuzi so bishyire hamwe n'abagenda haze collective bargain bose hamwe bitaremo umuyobozi wabo n'ibimenyetso amakontra umva ko iyo umukoresha twamaze kubona yuko atari umuntu ufite goodwill ya faith yo kuba yakwishyura abakozi be ihari kandi icyiza kirimo nuko iyo ku rwego rwa employee and employer employees baba bafite a big credit of credibility nyine yo kuba bakumvwa mu gihe banagaragaje n'ibyo bimenyetso amakontra niba hari naho yavuze mu gihe nzaguha akabyandika nabyo ukaba bifite kuko iyo uri kuvuga umushahara bagomba kwishyura umukoresha atarabyemeye cyangwa nanjye ngo sinzi niba mwayumvise natekereje ko nayisomye mu abantu batayumva ariko icy'ingenzi ni uko iyi space abantu bakoresha uko bashoboye kose igere ku rwego rushinzwe kugenzura amaresitora kuko ntabwo resitora wenda ndi gusoza ntabwo ari employer twafata nka informo umukozi wo muri resitora yo kuri urwo rwego muri Nyarugenge mu mujyi
ubona ko resitora nziza yagombye kuba abakozi bayo bafite amakontra bahembera ku gihe kandi nabo bakanabarwa nyine nk'aho ari iyo bagiye no kureba za employment market mu gihugu n'ikindi cyose bakanayo amakuru bakajya banayabona yuko hari abakozi runaka igihumbi babarizwa mu maresitora n'amahoteli n'iki ntabwo rero waza ngo uri bose uhamagare umuroya cyangwa uhamagare undi muntu aze ari iwawe arye umuhe champagne umuhe wine atahe hanyuma urebe mu wawe undi wabitetse umyotsi iki atahire aho ngaho. It's very ridiculous. Thank you so much. urakoze cyane mbere ko twakira wiso babakobwa ndabona bagihari nani reka twakire wiso hanyuma noneho babana bahari turaza kubahereza twumva icyifuzo n'icyo basabiye ubuyobozi kuko bagomba gutaba ahangaha abana spezi iravuga ngo abakozi bacize Kigali restaurant baratabaza inzego kugira ngo barenganurwe kuko nk'uyu nguyu uri Musanze ntabwo ntekereza nk'uyu mwana uri Musanze ko hari ubundi buryo ashobora kugira ngo agaruke ashobora kubona ubutabera none umwana azajya gushaka umunyamategeko ngo kuko niba kugeza aya masaha none zishyura nk'umwana azava Musanze abazana amafaranga yo kwishyura si itegeko ko aza physically umva mubwire impamvu nemere kuza kuri space ni ukugira ngo nange experience yacu twebwe nk'abanyamakuru bigeze kwamburwa urumva yego ni ukuvuga ngo ni 14 bashake n'abandi kuko barahari hazaboneka law firm ibaburanira ntabwo ari itegeko ko aza physically twajya twitabagura urukiko kenshi mugenzi wacu witwa Papi Valence Ndahiro umeze nk'akarizo k'ihene uhora muvinga ni gake yaje mu rukiko ariko ubutabera yarabubonye kubera ko twari group ni nabyo Abi yavugaga ikintu kitwica kenshi ni kutagira amakuru buriya iriya slogan ya Abi ivuga ngo icyambere ni amakuru ntimukayikinishe na nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati ikintu ntashobora kurara ntafite ni information reka dukomeze tuganire. urakoze cyane bwana nani urakoze Godfather je nazamutse ko hari igitekerezo Keminike yatanze